inshuti zawe n'izari zihari, ariko ijambo ry'Imana ryari rihari.
haleluya. Twagiye mu mwuka cyane wo kuramya Imana kandi ni byiza, haleluya. Hari uturirimbo rero ushaka ko duhimbaza mu Rwanda gatoya, haleluya. Nababwiye ngo sinzi mu mutima wanjye numva harimo kubwira Imana amagambo menshi yo kwishima no kuyihimbaza kubera ibintu byinshi igiye inkorera, haleluya. Nubwo rero nawe sinzi byinshi igiye gukorera, ariko icyo nzi cyo nawe ufite impamvu zo gushima Imana, haleluya.
mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ngo namwe yarabasuye n'umwe ariko muzize ibicumuro byanyu. Uwiteka rero yacumitse gukenerwa kwacu kandi kinatugesha amahoro cyane kuri we. Imana yanjye Uwiteka idahesha Imana y'abayobozi bacu. Yabibukishije amavuta natwe turi munsi y'ibirenge byabo. Baratuyobora kandi baducunge neza nk'umukumbi wabo. Uwiteka Imana yabaha ngo ntabavuga intama zanjye mu biganza. Amen. Yanciye imanza. Ndashimana rero yuko ibarinzi yaranenze mu by'ukuri. Ndashimana kubwa mushumba John na mama pasiteri. Yesu ashimwe cyane. Ni ababyeyi banjye mwebwe mushobora kuba mutabazi neza. Yesu ashimwe cyane kuko baraneze bampaye uburere bw'ubuki. Yesu ashimwe cyane. Mama na papa navukiye mu biganza bya Rayifu, rerwa ku birenge by'abayobozi ba Rayifu, burira mu bwoko Imana yabahaye kuyobora. Kandi Imana ihabwa icyubahiro n'imirimo myiza y'umukora. Haleluya, haleluya. Imana ikijwe iby'ubuhanuzi. Hallelujah.
icyubahiro tugira Imana yacu, habwa icyubahiro, habwa ikuzo mu bugingo bwacu. Shirwa hejuru wera wa Israheli, himbazwa Mana yacu nziza. Twateraniye hano kugira ngo tuguhe icyubahiro, twazanywe no kuguha icyubahiro, twazanywe no kuba mu izina ryawe, twaje izina ryawe Mwami kugira ngo himbazwe hagati yacu. Mana yacu ikomeye, tunyuzwe no kubana nawe, tunyuzwe no kubana nawe, dushimishijwe n'urugendo rw'agakiza, turanyuzwe Mwami icyubahiro kibi cyawe, tunyuzwe n'ubushuti bwawe, tunyuzwe n'imbabazi watugiriye, tunyuzwe n'ubwoko bwawe bwiza kuturengera byose. Turagushima Mwami wacu, turagushima Mwami muzima. Aha ni ahera hawe, iyi ni inzu yitiriwe izina ryawe, uri ubwoko bwawe bwateraniye kugira ngo Mwami bugirirwe neza nawe. Waravuze ngo aho babiri cyangwa batatu bazaterana, uzaba hagati yabo. Tureba Mwami Imana yacu, twifuza kukubona. Buri muntu wese waje hano arashaka gutaha ahuye nawe, arashaka kugira ngo ajye kuva hano ahuye nawe. Hari ahantu ukoze mu bugingo bwe, hari ahantu ukoze mu mibereho ye. Turagusaba Mwami Imana ikomeye, turi imbere yawe, imitima yacu tuyikinguye, ukore ku bugingo bwacu mu izina rya Yesu. Urakoze, icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye wera wa Israheli, tugushyira hejuru. Urakarame mwiza w'Imana yacu, uri ibyiringiro dufite, niwe mbaraga dufite, niwe mahoro dufite. Turagushimye Mwami, urakoze, urakoze Mwami wanjye, urakoze Kristo mwiza. Turagushimye Mwami, kubaho kwawe ni kwiza muri twebwe, kubaho kwawe guhembura ingingo zacu, tugahembuka tukumva tuguwe neza. Kubaho kwawe kumera nk'imigezi y'ubugingo mu mitima yacu, kubaho kwawe kuzana ihumure mu bugingo bwacu. Kubaho kwawe ni kwiza Mwami, turagushimye rero, turaguhimbaje Mwami. Icyubahiro ni icyawe, icyubahiro ni icyawe. Reka tumukomere amashyi Mwami wacu. Guhimbazwa no gusingizwa n'ibye ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Reka mbasuhuze mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana kubw'uyu munsi mwiza ko turi mu nzu yayo. Reka Sayamu nabo tubakomera amashyi bajya kwicarira. Imana ibahe. Haleluya. Reka mbasabe dusuhuzanye, mwegeranye musuhuze, muhakaze mu nzu y'Imana. Haleluya. Turashima Imana ku bwa Fred wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we uyu munsi. Ndashaka kugira ngo mbabwire ngo n'uyu munsi twaterana tugataha, impamvu ari imwe, ari uko umuntu umwe akizwa mu ijuru nta gihombo waba afite. Haleluya. Rero niba no ushobora gusanga uyu munsi icyatumye iri teraniro rihura no kugira ngo Fred akizwe. Turabishimira Imana rero, kandi nawe tumushimira igitekerezo cyiza. Uru rugendo ni bwiza, urugendo rurimo ibyiza byinshi, ariko birahishe, birasaba umuntu uzi kubikurikirana akabishaka. Rero ni intambwe uteye, Imana iri mu ruhande rwawe, izagufasha muri byinshi, ariko nawe birasaba kugira ngo ukira kete ushyiramo. Gerageze guhindura inshuti. Niba wari ufite inshuti mbi uzihindure. Niba hari ikintu kigoranye gutandukana nacyo, ni inshuti mbi. Kuri inshuti mbi ikunambaho kuruta inshuti nziza. Haleluya.
haleluya. Umuntu ukwanduza, umuntu uguca intege, umuntu ugusubiza inyuma, akunambaho kubera umwuka umukoreramo kuruta umuntu ukugirira neza. Yesu ashimwe cyane. Rero ni intambara ugomba kurwana kandi ukayitsinda kuko uri kumwe n'umwami wacu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero ndashaka ko dusoma ijambo ry'Imana riri muri Timoteyo. Haleluya. Twese dufate Bibiliya. Twese dufate Bibiliya. Ntabwo nshaka kubona umuntu uri aho nta kintu akora. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Buriya abarimu bagira ibintu bibaranga kandi bibabaza abanyeshuri ariko bikanabafasha kubakanira. Abarimu twagiraga gahunda umwihakanira yaguha inota rimwe akagira ngo gwaye nka miliyoni y'amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Rero ndashaka kugira ngo twese tuhuguke. Haleluya. Tugiye gusoma muri Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 6. Ibice 4 umurongo wa 6. Ntabwo nzi uyu munsi niba ndi bubwirize, niba ndi bwigishe, niba ndi buhugure, ariko rumva mu mutima wanjye harimo ibintu byinshi ushaka kugira ngo bidufashe. Mumfashe mikoro imere uko yari imeze ntangira kuvuga. Sinzi ikintu mukozemo. Haleluya. Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 6 wagira umuntu udufasha gusomere. Niwibutsa bene data ibyo, uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo. Uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo Yesu, utuzwe n'amagambo yo kwizera n'inyigisho nziza wakurikije. Ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Iryo jambo ni iryo kwizerwa kandi rikwiriye kwemerwa rwose, kuko igituma tugoka tukarwana ari uko twiringiye Imana ihoraho, ariyo mukiza w'abantu bose, ariko cyane cyane w'abizera. Ujye utegeka ibyo kandi ubyigishe. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye, kugeza aho nzazi. Ujye ugira umwete wo gusoma no guhugura no kwigisha. Ntukirengagize impano ikurimo iyo waheshejwe n'ibyahanuwe ubwo warambikwagaho ibiganza by'abakuru. Ibyo ujye wizirikana kandi aba ari byo uhugukiramo, kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Haleluya. Kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire. Kujya mbere ni iki mu mvugo isanzwe itari ya Bibiliya. Kujya mbere ni iki? Gutera imbere. Success. Yesu ashimwe cyane. Hari ibintu biholdings cyangwa bizatuma habaho kujya mbere kwawe kugaragarira bose. Hano Paulo yandikiraga Timoteyo amubwira niba hari umuntu wahawe impuguro nyinshi za Paulo n'uyu mugabo witwa Timoteyo. Yesu ashimwe cyane. Aramwandikira aramubwira ati ibyo nubikora uzaba ubaye umugabura mwiza w'ibya Kristo. Arangije hepfo aramubwira ngo ndagenda kuvuga ibyo ashaka kuza kuvuga. Aramubwira ati imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru iyo ngiyo ugira ute uyizibukire uyireke. Kindi arangije aramubwira ngo uramenye ntihazagire umuntu yinyura ubusore bwawe. Ikindi arongera aramubwira ati ntuzirengagize impano ikurimo, kuko iyo ngiyo niyo gaciro kawe. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Icyo nshaka kuvuga kwa gatanu ngo twari kumwe twavuze ku kintu cyo gutya, turi mu kinyejana cyaho kuba uriho gusa bidahagije kuvuga ngo nabayeho naravutse, ntabwo bihagije kugira ngo isi guha agaciro. Haleluya. Kuba warize ukikugaragaza amashuri ntabwo bihagije kugira ngo isi kuyikoganizinga. Ahubwo hari ikintu Imana yashize muri twe, hari agaciro. Haleluya. Akandi gace nshaka kuza kuvugaho avuga ngo ibyo bihugukire. Haleluya. Uhugukire gusomera ijambo, uhugukire gushaka Imana kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose. Yesu ashimwe cyane. So icyo navugaga, ntabwo kuba waravutse kuba uri utuye Kimironko bihagije kugira ngo isi kuyikoganizinga ikweme. Hari ikintu ugomba gukora, hari uburyo ugomba gushaka Imana kugera igihe cyaho ibitakwemeraga bitangira kukwemera. Haleluya. Kandi Imana yashize impano muri wowe, iyo mpano yishyiramo nka source of value, nk'inkomoko y'agaciro kawe. Haleluya. Maze iminsi soma kiriya cyanditswe kiri mu Migani kivuga ngo impano y'umuntu. Bibiliya y'Ikinyarwanda yivuga amaturo, ariko naje gusanga Bibiliya y'Icyongereza itavuga amaturo, ahubwo ivuga gift, impano. Haleluya. Impano ni ikintu Imana yaguhaye kugira ngo ugicyaze, numara kugicyaza ukakigeza ku rugero runaka kiguhesha agaciro. Haleluya. Hano rero Pawulo arabwira Timoteyo ngo uzirengagize ibindi, uzirengagize ukuza, wirengagize uko wambaye, wirengagize aho uturuka, wirengagize amateka yawe, ariko ntuzakore ikosa ryo kwirengagiza impano iri muri wowe, kuko iyo mpano niyo gaciro kawe. Utari wageraho impano yawe uyisesa ikagaragara, agaciro kawe ntabwo kazigera kagaragara. Nushaka ubigenza agaciro kawe cyangwa agaciro kanjye ntabwo kari uko nambaye, nta nubwo kari mu mashuri myiza. Abantu bibwira yuko kwiga ni byiza, ariko hari abantu biga cyane bagasoza bitabahaye agaciro. Pawulo aravuga ngo kwitoza ku mubiri bigira umumaro muke, ngo ariko kwitoza kubaha Imana ngo bigira umumaro mwinshi, ngo kuko byo ntabwo bifite inyungu ya muri iki gihe gusa, ahubwo bifite inyungu y'iki gihe bikagira n'inyungu y'igihe kizaza. Haleluya. Aha ikintu yashaka kumubwira, yaramubwira ngo ntabwo agaciro kawe kari hanze yawe, ntabwo agaciro kawe kari mu maboko y'undi muntu, agaciro kawe kari muri wowe. Haleluya. 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 Niyo kumubwira ngo va mu bintu bigushagaraza, va mu bintu bituma ukimba, va mu bintu bituma urangara. Niyo mpamvu nababwiraga dufite ikibazo kinini mu itorero ry'uyu munsi byo kuba abantu turimo abantu barangaye. Nanjye reka nishyire abantu bakarangara. Yesu ashimwe cyane. Ikintu cyaguha kubaho, ikintu cyaguha agaciro ukakirangaraho, nicyo kibazo dufite. Urajya kubona ukabona umuntu iri jambo ntaryitayeho, kandi Imana yarishyizemo agaciro kawe kose. Niryo ryonyine rishobora kugenda rigatapinga agaciro kawe. Bajya kukurema ntabwo mama wawe yari ahari na papa wawe ntiyari ahari, n'inshuti zawe n'izari zihari, ariko iri jambo ry'Imana ryari rihari. Atari mu kurema kwawe, ijambo ry'Imana niryo waremesheje, niryo yiza agaciro kawe. Haleluya. Akazi rero dufite, inshingano iri mu biganza byawe, ni ugusesa Imana iri muri wowe, waheshejwe no kurambikwaho ibiganza. turirukanka nibyo, dushakisha amafaranga, dushakisha akazi, dushakisha
gushakisha amashuri. Ariko reka mbabwire itorero ry'Imana, hari ikintu kiri muri wowe cyashyizwemo n'Imana gishaka kugira ngo ukore ku buryo ukigeraho. Numara kukigeraho uzakimenywaho, utari wakigeraho uziga ino warimo, abantu bazakwirengagiza, uzashaka abantu bakwitaho be kukwitaho, kuko ntabwo uragera ku kintu cyuzwiho. Haleluya. Buri muntu wese Imana yamuremye imugeza hano ku isi kugira ngo agire impact. Ntabwo ushobora kugira impact yaba ari ku muntu yaba ari ku bantu, ntabwo ushobora kugira impact udakorera muri domeni yawe. Haleluya. Utari wagera ku rwego rwaho ukorera muri domeni yawe. Hari abantu bize ubuganga ariko atari domeni yawe. Uzahura n'umuntu wakubwira, mperutse kujya ahantu umuntu arambwira ngo umuntu ni umunjiniyeri ahantu, ariko bambwira yuko muri icyo kigo yagitangiyemo ari procurement. Gisashije. Haleluya. Unanye nize electromechanical engineer, ariko ubu ni umushumba. Gisashije. Nukuvuga turahuzagurika, uko guhuzagurika kugatuma agaciro kawe katagaragara, agaciro kawe ahandi hantu kari. Ndababwiza ukuri kandi ndababwiza ukuri nk'umuntu w'Imana, ntabwo agaciro k'umuntu kari muri tuguri yambaye, ntabwo agaciro k'umuntu kari mu ishuri yizemo, agaciro k'umuntu kari mu gutapinga kuri gift ye. Haleluya. Utari wajya ku rwego rwaho ugera ku mpano yawe ngo nurangiza utangire kuyikoresha, ikikugira ukomeye ni igihe uzatangirira kugaburira isi ibituruka mu mpano yawe. Haleluya. Haleluya. Reka dukomere Imana yacu amashyi. Haleluya. Imana ifasha kugeza mu mutima, agaciro kawe karahari. Impamvu wino warimo, impamvu utitaga, impamvu udahabwa agaciro, ntabwo uragera ahantu utangira kugaburira isi impano yawe. Haleluya. Ikintu cyagize abantu bakomeye muri history, abantu bakomeye muri history cyabagize abakomeye muri munsi bakaba bakivugwa, ntabwo ari uko bagize ubutunzi bwinshi, ahubwo nuko batapinze kuri gift yabo barangiza bakayigaburira isi. Isi uyu munsi irabaririmba. Iyo mwumva abantu bavuga Nelson Mandela, ukumva abantu bavuga Martin Luther, ukumva abantu bavuga abo bantu bakomeye, ntabwo ari iki, nuko abo bantu bamenye impano yabo bagatangira kuyikoresha bagaburira isi. Kandi buri muntu wese Imana yamuremye imuremana ubu expertise. Imuremana iki? Mu Kinyarwanda tubyita iki neza? Imuremana ubunararibonye. Nibyo Pawulo abwira Timoteyo, akamubwira ngo kugira ngo kujya mbere kwawe kugaragarire bose bizashoboka. Bishobora no kuba guca bugufi, ukamenwaho guca bugufi, isi ikagukundira icyo, isi ikagukurikiranaho icyo, ukaba ari icyo akazi kawe, akaba ari uguca bugufi. Haleluya. Undi bikaba ari kugira neza, ariko ikintu kituvunye kandi gitumye tugenda duhengamye tunavunika. Uyu munsi ndashaka kuko runaka anshaka. Uyu munsi iyo uciyeho n'umuyobozi wawe hari ibyo ngusaba ukwiye kuba byo. Waca mu ishuri hakagira ibyo bagusaba ukwiye kuba abyo. Noneho ugasanga umuntu agereje imyaka 30 yikoreye ibintu ashaka kuba byo yabwiwe na mwarimu, yikoreye ibintu ashaka kuba byo yabwiwe n'ababyeyi be, yikoreye ibintu ashaka kuba byo yabwiwe n'inshuti ze, kandi ibyo
wabyo, kubera yuko abo ngabo barakubwira in their interest, mu nyungu zabo. Umubyeyi wawe iyo akubyare aravuga ngo ndashaka ko uyu mwana wanjye azaba dogiteri, akamvura akabiza ibyo abadogiteri bamukoreye. Uko ariko umubyeyi wawe gushaka, ariko ndashaka kugira ngo nkubwire kuri aya manywa, umuremyi wawe Imana yaremye isi n'ijuru, iyashoye intoki mu babyeyi bawe ikakuremeramo mu buryo butangaje, hari ikintu yakugizeyo. Icyo kintu nicyo Pawulo avuga ngo ntuzirengagize. Haleluya. Reka tuzamure amajwi yacu. Uwera wa Isiraheli, Mana yacu ikomeye, Kristo mwiza, mahoro yacu, gakiza kacu, turagushima kubw'ijambo ryawe. Turasaba mwami w'abami kugira ngo tugirire neza. Turifuza kugera kuri icyo ngicyo mwami cyo wisa agaciro kacu. Hari ubutunzi bukomeye washyize mu itorero, turagusaba kugira ngo mwami uhagurutse abantu bo kubugeraho mu izina rya Yesu. Agaciro k'itorero kagaragara mu izina rya Yesu Kristo. Agaciro kacu kagaragara, ntabwo kazagaragazwa n'uko twabaye, ahubwo kazagaragazwa n'uko dushoboye kugabura iby'agaciro washyize muri twebwe tubigaburira isi. Icyubahiro kibi cyawe, urakoze, turagushima Mwami. Umugisha itorero, bigirire neza, kugura amaso yacu, dukureho uburangare bwose, dukureho guhuga kose, dukureho gutitaho kose, mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibi cyawe turagushimye, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Amen.